Oui. muganga Valentine turakumenyesha ko uhagaritswe by'agateganyo ku murimo wari ufite mu nshingano. Ntabwo bishoboka muga. Neza ntabwo ndi si uko ko mbigize ute. Akazi ndakabuze, inzu nayo ukwezi kwashize, iyi modoka nayo iri kunsaba esanse, se nerekeje koko mana. Kandi njye makiriye w'umuryango. Ko gisaguza ikintu cy'ingabo ukomera cyane muga. Amakuru meza kuzi usakuza habaye iki? muyara n'ikigabo ikintu cy'ikigabo tugiye kwihagarika ziri kuca gihagaze ku mpande y'inzira ngize nyaye nanjye ngo ngiye kwihagarika ngize ngo ndakirebyo ku binyoni cyangwa kiri kigwana filime habe no kwisama kandi jewe urazi ko jewe ubushize naje kwa muganga ukagakuraho ubu ngubu nsigaye meze neza rwose ubu nsiramuye kandi narakebwe urebye usigaye ugenda urunguruka abantu b'abandi. ntabwo nawe uri kumurunguka nuko noze uko twari tuhagaze ku murongo umwe ntigize nyandebye ku ruhande mba kirungurutse nyine nawe uko kurunguruka ariko nyine mbonaho rero no kugushimira rwose buriya wankoreye neza ubu rwose kuva wankeba wansiramura ubu nsigaye ngenda rwose mbyirata mu muhanda ubu nta muntu utazi ko nsiramura ubu n'abakobwa natinyaga bose nsigaye mbatinya kuko ubu ngubu rwose nsigaye meze neza ntabwo urumva naragukoreye sibyo? naragukoreye nta soni ukigira sigaye nagenda useka abandi ntabaseka rega yewe ikizi indwara urabirata iyo umuntu agukoreye akantu se umukorera iki nyine ubwo se singushimiye barakoze rwose bakagera barakoze hari ukundi gushimira gutandukanye nyine nuko nguko gushimira gute se ntoze impfuka meze nk'ubwane murakoze rwose gute amafaranga ntayo mfite kuko umuntu nkanjye ukora mu rugo nayabona amafaranga wapi none abaganga bamukaza magana kandi ngiye nkorera 10,000 ku kwezi ubizi nayakura hanze niki kimodoka iyo uragaze mu modoka waburaga kurara hanze gute imodoka ihari igihe ntabwo mfite imodoka najyana nakodesha reka sinjyaho bibaza iki shamani ntabwo iby'urugo rwanjye bikureba mpereza ibiceri naragukoreye ubu utayeguzana ibiceri kanzamuka rugo babanumye ariko naho iby'ibiceri byo ntabyo ngira sawa rero bivuze ngo uragiye ndagiye rwose genda subizi ko kagafimbi kana kabitse kuba mbizi se bivuze genda ndakaroga bure turazi urwo rududu rwawe rwabyimba ntundoga genda hoya genda ngaho kiremo nimero zawe ariko ntundoga shyiramo pini se umuga mwize cyari kuroga kandi mushimye kuko abantu bazima muraroga ko twica tukanakiza nari mfiteho 50,000 nabyo mbikoreye umwaka wose icyakora maye igice nyine igice cyose nanjye kuvuga mama ngabumvisha amatafari ngiye kushaka utubati nzatumanukana yubakiye nirongorere rongora hanjye nibando wareze ubundi nkajya kujyana nkakurongora n'ibindi warabuze uwo mwari mugiye kurongora nage ntamureka nakiragaze nawe mbonye umuganga urabona uzajya ndwara kamvura nayigira ute nkamvura urumva yinjye nabajya gushaka ni nko kwishakira byose mu rugo genda ibyo twari dufitanye mu gahunda birarangiye ubwo urandiye amafaranga kandi genda nifitiye ibibazo cyane ko ruswa ahandi hantu iyo bitugu kwahunyatse nzabibwira na gitifu ajye wa mukoro ngo ni bwoko kiteye bawaye mukoro n'imibare muraho yemwe nakora miraba neza ese niwe muga amakuru y'umuzizi neza kwa muganga muraho turaho ikigo nderabuzima muravura bikagenda
meze neza akazi nyine karagenda nanyusanze ndi gukorera n'umwana mukuru ejo yabashije kujya ku ishuri yari amaze icyumweru kuva yamarara yari yamuzana ku kigo nderabuzima ubu nibwo bimaze koroha ari kubasha kujya ku ishuri kameze neza se urabona ko agatanga ni agasore ndabona karakize kaba kari no kwiga kari kwiga biragenda rwose urebye murakora rwose murakora kwa muganga kuko abavuzi mugira nyine biragenda tu urebye nyine haba hariyo n'abarwayi bamwe baduca mu myanya y'intoki tunamufashe ntabwo byabura se ubuzima ko nyine ubuzima ari ubuzima ntabwo byabura gucyana ayandi mugani w'umunyarwanda kandi ariko n'akana kari kagiye ejo bundi kari kagiye ariko nyine Imana yakinze ukuboko nyagasani abaganga tunasenge ibintu bitarimo Imana ubundi iteka birazambite mama wamubujije kari kumbabaza umwana wanjye cy'Imana ugiye ntabwo umani ibintu by'isi bisigaye ari kumbabaza umva cyane ucicikaho nawe mbwira ku mwana wese umwana wanjye oya naceceke mbabwira nyuma ko nyene amafaranga vuba ubu ngubu mutegure ariko none roza amafaranga agenda guterigenda nyene amafaranga yishimye mu madara ishimwe se ngaho mwarakoze mubyeyi nose ntago izo mwarakoze amafaranga yishimwe twishyura mituweli ishimwe birenza kwishyura mituweli iza kumfasha kwirirwa nkanuye amafaranga turenze inyuma ya mituweli twabwiye nyoko ko ndi kukubaza bazaka ntago muhemba ngira ku mwana madamu ntawe ndekura ngira ku mwana madamu nawe ndekura yenesha cyangwa ubwe ariko jamada uri bite byawe cyangwa nta nubwo ugikora kuri santé de santé ubu kirayigeza wishyuza abantu wewe se ushinzwe iki ku kigo nderabuzima ndi umuturage banaje kuvuza umwana none nuko nyine bamuvuje tangishimwe kimwe se 220 turenza kuri mituwe nayi ariko ye 20 iki kigo wayamaye mu ntoki bawo muzigira isanga kugeza ryari mva mugore neza amafaranga nakugira inama dogiteri niki gukohereje kuza kwa kayishimwe nyene amafaranga ntabwo nyene amagambo yanjye nawe njye ku mwana hano ngaho basi ndaguye akagemere k'ibishimbo mu nzu ariko nta kigemere nyine singa ry'ibishimbo ugikize uwo muntu utarya ibishimbo umeze gute meze neza urabona nsa nawe njye ku mwana madame babarira rwose ntunanza n'amagambo reka umwana umva nari mfiteho 2 ngakira gufataho 500 ariko urega kuko uba urayisha umwana yagwangu gukandiramo utunyenyeri n'uduki ibyo biba byoroshye cyane murenze 500 kuko nayo urebye nayo imbuto umwana wanjye w'ikikora Kigali yanjye gira vuba nigende dore nabikoze ariko mvira ku mwana n'undi mubyeyi yari nakora cyane nawe baza kukwishyuza barwara ujya kuza bakwishyuza yubo ngabyimbye reka nigire hano ruguru kwa Matiyasi ndebe ubwo naho ugiye kubacuza rero ni ndumujura madasi utari umujura se umukozi usize ukozi umaze kumwamo 500 yanjye ukeka ko ukoze mu mufuka ndayatwara ngo nubwenge uretse kanze mbahamagara mbabwire nabo usange umugabo yiteguye gukubita umuri niba ujya kubacuza